gahita yoza rugabire y'ibiri 8, gahita ashyiramo imipira 2 amaherena na marinette, ubundi nkahura n'intiga yanjye nanjye ndi bebe, tugahita duhurira ku gasima tugatanya kwicanga muri Kigali. Nari umujura ku buryo nigeze guterura igifuka nzi ko ari ibishyimbo nibye, umugore wari wararushye ndamubwira mu gitondo nzanye ibishyimbo tuzabirya umwaka, apfunduye asanga ni ibishingwe nikoreye. Najyaga nkacunga umuntu muri ture, yewe muntu bareteta siridi wire ngufu ubuyuki kambuca imineza, hari yitwa umumanura jipo sinzu ndongoye mukubita umusaka dondo ubwonko icyuma ibuye nyirantare na kibamba, hari n'inditwa ngo nzogejo bayenga mu bifumbiro no mu matafari, ariko Yesu aratabara. Ahubwo Yesu ni umari nodana, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu zirasanga isawana. Yesu ni umari nodana. aya yose yari amaji yacu tubana ku gasima ku mibumbe twararangiye. Urumva ukuntu ijwi ryabaye kubera itabi, ariko ntacyo Yesu aducomoyeyo. Haleluya! Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu, hagati mu mbago z'ababisha, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye. Ane inda njyanye kwa vie yaranyirukana, anuma iniga yaneye namagiye ku gasima y'inigiri, nebya Imana vie yaragukeneye, iniga nyizanye vie yirebye sanga yararangiye, ahita tugurukana n'umuhini, dore nguko uko navuye mu rugo. Uyu mureba mba Marine kazi ntwari rinda hanze, nyitwara yari musikira rucyanya Bugogo, ndagenda ndangirika, urumogi ndarunywa ndiyahura biranga, ndagenda nkora ibintu byose bituma napfa biranga, urusazi ruratuma kumanywa nijoro mu buranyumvisha sirambabaza, ariko Yesu akajya ndeba kampofoka, uriya nzamwibahishirizaho. Mana ishimwe, mu kanya gato cyane imbobo zinteranyiriza Nyabugogo zinshira mu mago yazo. Zimbobo nizo zaneranyirije zishaka agasafura n'agasahani n'inzu zita zishi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ndashimira Imana ko ari nta jambo bivuga ngo rihere. Munyemerere mbanze some ku ijambo ry'Imana, hanyuma shima Imana. Imana iduhana umugisha. Ijambo riri hano mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorino, ibice byaho 5 umurongo waho wa 20. Rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorino, ibice byaho 5 umurongo wa 20, aravuze ngo nicyo gituma tubintumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo narakutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo nicyo gituma turi intumwa. Imana iduhinduye intumwa ku bwa benshi. Muri hinduka uhindura abandi, Imana iduhinduye intumwa. Ariko hashize ntitwari intumwa, ariko none duhindutse intumwa, kuko twagize umugisha wo guhendahenderwa kwinjira mu kuvuga mu cyimbo cya Kristo. Ngewe uri kuvuga mu cyimbo cya Kristo, ndashima Imana ko intoraguye mu Kiderenga. Mu Kiderenga ni mu Gatsata niho mvuka. Nagize umugisha wo kugira mama wanjye w'umunyamasengesho, agirana imibanire n'Imana. Nje kubwira umuntu wese usenga Imana ko Imana mugirana ubushuti ikabuhererekanya no ku rubyaro. Mumvugire ngo amen. Ubu bushuti bw'Imana abantu bafitanye nayo, Imana ibukomereza no kuba bakomokaho. Ubushuti Imana yagiranye na mama yaraburinze, hanyuma iburinze imusezeranya yuko tuzayibera abakozi bayo. Mu gahe gato cyane agiye kubona mubanye kirara, nabaye akarara k'akana k'imyaka 9,
myaka 12 ninjira mu muhanda njya mu bimasoro ndamansura njya munsi y'ikiraro njya kuba marine. Aho niho nakubitaniye n'umugabo mbana nawe tumaranye imyaka 17. Yari imbobo nanjye ndindaya, twirukanka muri uwo muhanda, ariko tugize amahirwe y'Imana tugeraho. Haleluya! Turi abantu batumwe nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo kugira ngo duhendahendera abantu. Ubwo buntu mwahawe nimubihererwa gupfa iki gusa. Abantu bari gufata ubuntu bw'Imana Imana ibahaye bwo kuba mu nzu y'Imana bakabupfusha ubusa. Twari tuje kubahendahenda abazutse, abazuke turi imbere yanyu. Abantu Imana izuye vuba, mumvugire ngo amen. Abantu Imana izahuye, abantu Imana itoraguye aribo twebwe. Tuje kubahendahenda kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Imana iranzuye muri ubwo buzima bw'uburaya, mu kumansura tubyina ikimansura na Karivadosi Nyabugogo hose twicanga, ndi baby tabi ndicuma nkaryuzuza, ndiji mbana n'amaniga yose. Aya yose yari amaniga yacu. Hayiwe tugenda twicanga twararangiye. Ngewe swingi zanjye zari inyenyeri, najyaga kubona nkabona inyenyeri ziri kuntakara imbere nkazigendamo gake kugira ntazikandagiramo. Nararangiye ndi umukobwa w'imyaka 12 mba mu muhanda, ariko Imana indeba n'imbabazi ibona izampindura, impindura intumwa. Mana yandeberaga kure ikabona ko izampindura intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndashimira Imana ingiriye iki cyizere. Iki cyizere hinduka duhindura abandi tugiriwe. Turi kugitangaza ku isi hose tubabwira ngo baracyafite amahirwe yo kurinda ibyo bahawe kugira ngo batabipfusha ubusa. Ndashimira Imana impaye amahirwe yo kwibona muri iri hema ry'ibonaniro ry'Imana. Ndashimira Imana icomoye mu rumogi, kancomora mu ndaya, ikancomora mu kiderenga, kancomora munsi y'ikiraro, ikaba impinduye Mama Fabrice. Haleluya! Mfite byinshi. Ndi Mama Fabrice, ndi umugore w'umugabo uyu munsi. Ntabwo nyiri marine, ntabwo nyiba munsi y'ikiraro uyu munsi, nanjye iwanjye barasona. Haleluya! Ntuye ku Ruyenzi ka Muhanda. Haleluya! Iwanjye nanjye barasona. Imana imaye umugisha. Nta Imana itatoragura abantu, nta n'ibyo itabakorera. Imana ifata uwari utariho ikamuhindura uriho. Imana ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho. Haleluya! Imana irakoze ko impereye ubuzima ishusho. Imana irakoze ko impereye ubuhamya izina. Uyu munsi wa none ndabashimira Imana mwicaye imbere. Irindi jambo yavuganye n'umuntu wayo, yarinze ijambo yavuganye na mama kuva ku myaka 9 iraririnda mba mu muhanda kugeza ku myaka 15 nashatse umugabo anteye inda ariwe marine yanjye. Twamenyanye tumenyaniye mu kimansoro, amasura domboro yasora kamanuka kazamuka, mbona ni jiri utayandi maji. Na wandebye babona ndi baby utayandi mababy. Arambwira ngo mani baby naragupofotse nzagushyira mu mago. Inigi birampofotse. Gupofoka n'ugukunda. Ubu ushobora kuvugana n'aya maji yose yahoze ari amaji. Dushobora kuvugana ntimumenye ibyo tuvuze. Ubu ushobora kumubaza ni Imana imitigeze kuranga. Farumasi zina hazibaheze, muganga wina hanu wese atuye kuye mu Bumbezi, tukaba turavuganye n'izindi mvugo zose. Mani ducomoye ahantu aya yose era amaji yacu tubana ku gasima ku mibumbe twararangiye. Urumva ukuntu ijwi ryabaye kubera itabi, ariko ntacyo Yesu aducomoyeyo. Haleluya! Yesu andeba n'imbabazi agambirira kuncomorayo. Comorayo ndi muzima. Mugabo wanjye anerinda ari imbobo, arara munsi y'ikiraro hariya mu gikangaga cya Puaruru. Ufite ikarito nigunira gacomoka akajya gukarabiraho bita muri yanza. Gahita yoza rugabire 8, gahita shiramo imipira 2, amaherena na marinette. Ubundi nkahura n'indiga yanjye nanjye ndi baby. Tugahita duhurira ku gasima tugatanya kwicanga muri Kigali. Turagenda turya ubuzima, turya isi. Ariko igihe kigeze abanteye inda afite imyaka 15, anteye inda nyijyanye kwa vie aranyirukana, anuma iniga yanteye inda, mangiye ku gasima y'inigiri. Nibwira ni Imana vie aragukeneye. Iniga nyizanye vie yirebye sanga yararangiye, ahita tugurukana n'umuhini dore nguko uko navuye mu rugo. Uyu mureba mba marine kazi ntwari rinda hanze, nyitwara yari munsi y'ikiraro cya Nyabugogo. Ndagenda ndangirika, urumogi ndarunywa ndiyahura biranga, ndagenda nkora ibintu byose bituma napfa biranga. Urusazi ruratuma kumanywa nijoro mu buranyumvisha, sirambabaza.
ariko Yesu akajya ndeba akampofoka, uriya nzamwibahishirizaho. Mana ishimwe. Mu kanya gato cyane imbobo zinteranyiriza Nyabugogo zinshyira mu mago yazo. Izi mbobo nizo zanteranyirije zishaka agasafura n'agasahani n'inzu, zita zishyingirana n'iniga yanjye, bahita badushyira mu mago yacu. Ayo mago nyamazemo 17. Iyo niga uyu munsi wa none twageze muri ayo mago ndamunanira, nkajya nk'urumogi rwinshi nkamukubita nawe akankubita. Hanyuma rero gato cyane tuba turananiranwe. Imyaka 2 ishize aransezera, arambwira ngo icyaduhuzaga ndabona kinaniranye, igendera isubirire mu muhanda. Ndashima Yesu aho nyanyirukane n'uwo Yesu yansamye. Uwo munsi yanyirukanye muri iryo joro bwarakenge mu nzu y'Imana. Ngeze mu nzu y'Imana amahurira n'agakiza kaminduye uyu nguyu ndiwe. Mumvugire ngo amen. Uyu ndiwe ni impamvu z'agakiza kaminduye intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndashima Yesu mpaye agakiza. Ndasoje ariko ndashima Yesu muri uko guhabwa agakiza. Yesu niyakamaye konyine, yamananye n'umugisha w'imvugo ye, avugana nanjye kazankoresha, avugana nanjye ntago narinzi gusoma no kwandika, mwumvishe ko nisomeye. Yesu asezeranya amasezerano yo kuzampindura ukundi kuntu. Ndashima Yesu ko ibyo yasezeranyije yabikoze. Cyambere yambwiye kazanzanira umugabo, biniga yangiri mu nzu y'Imana. Dore twakoze n'igikwe, uyu munsi sinyirindaye. Mana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Iniga imaze kugera mu nzu y'Imana, abantu batangira kuduhindura imbobo zitagira imikoro. Imana iratubwira ngo mu ijuru ufite stoke kandi ufite umugisha n'abasezeranije. Uyu munsi sinyirindaya, uyu munsi wa none ntabwo ndumuvuga butumwa w'inzererezi nkuko batwita. Uyu munsi ndakora nka nikorera. Imana ishime ko ndi n'umukozi w'Imana. Nanjye njya mwivuga butumwa ariko ndi n'umudekorateri. Imana iduhayereye umugisha urugo. Imana duhiye icyubahiro kandi tuyikomera amashyi menshi. Mana turagushimiye. Takopikanema totikane etopika honesikotikabone. Ntabwo dufite uburyo twakuvuga. Icyo tuvuze nuko tuvuze ngo warakoze. Byo wakoze ni iby'imbaraga. Umuntu wese uciye muri iri teraniro asubirizwa imbaraga mu buzima no mu bugingo, kandi amenye ko ntawe utakura umuntu, ntawe utashyitse umuntu. Abo warengeye, abo watabaye, tugukomeye amashyi dufatikanyije n'iri teraniro, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Amashyi ku Mana. Biduhiga yaratwimanye, yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, yaratwimanye, mu maboko yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye. Ni Yesu wadukuye mu mwijima, iwabo w'inyamaswa, iwabo w'ibihuma. Ikigwayi cyaracitse tuvamo turakira, ikigwayi cyaracitse tuvamo turakira. Ni Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu, ni Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu, hagati mu mbago z'ababisha, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, mu makuba yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye, yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye. Reka nsaba ababyeyi Imana yimanye imbere y'abadayimoni, dukomere Imana amashyi. Hari abagabo Imana yimanye muri iri teraniro ngo dukomere Imana amashyi. Ibyo Imana yadukoreye tubihaye agaciro, umwuka duhumeka tuwuhaye agaciro. Ibyo Imana yakoze ntawabirondora. Satani yaradusabye, Imana iratwimana. Abapfumu baradusabye, Imana iratwimana. Imana yaratwimanye, Imana yaratwimanye. Igisakuzo isi yadusakuje, nimuhumure, Umwami Yesu niwe gisubizo. Ibyo Imana yakoze ntawabirondora. Ariko mwakongera Imana amashyi konye.
yadukunze yaratwimanye imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye yaratwimanye imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye mu bapfumu yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye yaratwimanye imana yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye nafashijwe n'ukuri kw'Imana kuzanwa no kumva haleluya kandi kumva kukazana ibyiringiro ngo bene ibyo byiringiro dufite ntago bikoze isoni ahubwo ibyo byiringiro dufite ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi byo gukoreye usabe n'Imana bayishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe jye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu kumwakire nawe niko ngusa haleluya Uzarama rero mama yajyaga ambwira ko ngo navutse mfite ndi muto cyane ngo mfite inusu ngo data ashaka kujya kunjugunya ngo yari yasinze ngewe navukiye mu muryango w'abantu baterekera babandwa baraguza mbega batazi Imana data ngo navutse ari kuri bonane yasinze ngo abaza mama mbyara ngo nyiragakara ngo wabyaye ngo yego wabyaye iki agahungu kariye ngaka wakarebe ngo aravuga ngo uyu ni umuntu se nagapusi nakabeba ngo barakarwanira ashaka kujya kunta muri wese shitani yandwanije ndi nagahinja ariko ndi umugabo ndakuze haleluya Dawidi yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze haleluya iyo ni Zaburi 118 umurongo wa 17 na 18 wa 18 uravuga ngo Uwiteka yampaye ibihano ariko ntago yampaye urupfu iriginyo kuvamo n'indaya nteye kofi bagenzi bawe kera hano muri korodoro nge n'undi musiramu twari inshuti ahangaha nge numvishije igiterane kuri radio Mucyo nijoro ndavuga nti kuva turatangirira muri korodoro ubundi ikintu cyiza kibaho no guhumurira ahantu hanukiraga ngewe Uzarama nari umusinzi wabigize umwuga nari umuhehesi bishabikiyemo ubusambanyi wabigize umwuga nari rutumivu ku buryo nakenyezaga imiheha y'ibigage ibyo byose nabikoraga n'urutumivu iminwa yaratemye bakavuga ngo ndwaye sida kandi ari inzoga n'indaya ntabwo nabona aho mbihera kuko imyaka ni myinshi mbimazemo ariko naragiye ndaruha nkahora muri gereza ngakubitwa inkoni ndazizi ubu niyo zangarutse no kubyuka birananira abamotari nari umujura ku buryo nigeze guterura igifuka nzi ko ari ibishyimbo nibye umugore wari wararushye ndamubwira mu gitondo nzanye ibishyimbo tuzabirya umwaka apfunduye asanga ni ibishingwe nikoreye twari turushye ni Yesu wadutabaye nitwambaraga nitwagendaga twahoraga ku nkoni ariko Yesu yaradutabaye numara guhinduka uhindure n'abandi impamvu naguze iriya ndangurura amajwi nigeze gusanga umuntu igahanga w'umupfumu ari kubeshya abantu nari mfite akaradiyo gatoya ko mu kwaha agenda avuga ngo avura inyatsi ngo avura abadayimoni ngo avura shitani ngo abagabo batoya ngo bagira banini hariya epfo nyine ngo abaha umuti ngo bikaba binini ungira ifuye cyane rero ndavuga ni rero uyu mupfumu yikabutindi y'umupfumu gutokoza ubwonko bw'abantu nanjye ngiye kugura indangurura amajwi isoko nzajya ngeramo nzamudomina mu izina rya Yesu ntabwo azongera kuvuga mpari isoko ryose ngezemo ndavuga nkagenda abapfumu baba baretse Yesu niwe watsindiye isoko ryo kuruhura abarushye niwe watsindiye isoko ryo gutabara abarushye n'abaremerewe Matayo 11:28 Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange mbaruhure ngo
kandi mwemere kuba abagaragu banjye ngo munyigireho. Abapfumu bakujya ibyawe nibaruhura ahubwo bagushyiramo abandi badayimoni babo. Ariko umuntu utararuhutse yaruhura abandi. Uriya mupfumu ko ataruhutse nawe inzoga ko zimwishe. Ubwo rero ngiye mu by'ubuhamya sinava ahangaha uko ni burebure. Cyakora ugiye ku mbuga nkoranyambaga YouTube ukandikamo Uzarama TV, ngeze mu rwego rukoresha ibiterane byanjye nateguye buri mwaka. Shinge aho Yesu yankuye buri mwaka nkora launching imbabazi, haroncinga amaraso ya Yesu n'amahoro nahawe. Dawudi hariza kuvuga muri Zaburi ya 4:7 haravuga ngo hari benshi bazambaza ngo ninde uzanyereka ibyo kumunezeza. Haravuga ngo Uwiteka we ngo tuvushirize umucyo mu maso hawe ngo kandi ushyira ibyishimo byinshi mu mutima wanjye ngo biruta iby'uburumbuke bw'amasaka na vino. Aravuga ngo uhereye none, muvuge ngo uhereye none. Aravuga ngo nzajya ndyama sinzire niziguye furure ngone kuko Uwiteka niwe wenyine urakuba amahoro. Umuha amashyi meza atanga amahoro, yampaye amahoro. Ntabwo wari udafite amahoro. Yenda nawe Yesu yakwise neza ufite amahoro. Yesu yaduhaye amahoro. Nari umusinzi sinajogoraga inzoga, nagiyaga nzinywa bazita amazina bitewe n'akarere. Nagendanaga inzoga mu pipiri n'ubukingirizo, nta kindi kintu nagiraga, nta telefone nagiraga. Nta musinzi ugira telefone, nta musinzi ubura ibikomere. Ubu mfite ibikomere hose ku ahantu bagiye bankubita nibye. Umuntu wibaga nakirida ngewe naringegera, ntabwo ni nka mugwanashyaka wajyaga ibimodoka. Nge naringegera y'umujura ariko naririza ubuginga nyinshi. Ariko Yesu yarantaba. Yesu we uratabara. Najyaga nywa inzoga nzivanga ukagera ngo ni benzine zitwara indege. Najyaga nywa cunga umuntu muri ture, yewe muntu bareteta siridi wire ngufu ubuyuki kambuca imineza. Hari yitwa umumanurajipo sinzi ndongoye mukubita umusaka dondo ubwonko icyuma ibuye nyirantare na kibamba. Hari n'inditwa ngo nzogejo bayenga mu ifumbire no mu matafari. Ariko Yesu aratabara. Ubwo rero yarambwiye ngo amaze kuntabara yarambwiye ngo azatera inkunga. N'uyi Gasogi narivuye Batsinda nsengera mu itorero rya DPR Paruwasi ni Gasave itorero rya Giheka. Ubu mukire aritse kungurira inzu ya $5,000,000 no yari ya mu murenge wa Ndera. Niba nta cyari mu meri mari cyubahiro. Nyuma yo kumara igihe kitari gito itegereze isi n'ibiyirimo, amaganya n'agahinda biyirimo, ibyiza n'ibibi byose biyirimo, ibibazo n'ibisubizo binyuranamo. Icyo nicyo gitumye nanga ubu butumwa mvugani. Uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru, umuntu wese akita ku iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana. Naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru, umuntu wese akita ku iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana. Naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Umba imibabaro n'imiruho by'isi biri gutuma bamwe banduranya we, bamwe bari babandi bagatoroka ingo, mu ngo z'abashakanyeho biracika. Dore bamwe baravuka abandi bapfa, batangira urugendo abandi barusoza. Hari abicwa n'impanuka n'ibyorezo, abicwa n'intambara cyangwa uburozi. Abapfa batarabaho nabo ni benshi, munsi y'imyaka 5 nabo si bake. Harimo n'abiyahura bashaka urupfu, ngaho gupfa udapfuye wapfa ukavaho. Abandi barishora mu biyobyabwenge ngo bitume nabo batora agatotsi. Ariko kubinywa si cyo gisubizo, kuko iyo bibashizemo basa nk'ibibazo byiyongera. Uretse gukizwa
wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Ndabeshe uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Reka nkubaze, wowe si isi uyirebye ubona iki? Iyo urebye hirya no hino ubona iki? Ntacyo wakora cyatuma wemeza abandi. Iyo uri muremure bakwita gasongo, iyo uri mugufi nguresha n'ubutaka, iyo utari nyangufu uburiza akayo, iyo uri munini ngo dore uko kingana, waba muto ngurabubana umuyaga, iyo uri inzobe nguri gatuku cyangwa akazungu, waba uri igikara ngusa n'inkoni iteka, uratena ngukize ntawabugira, babugize ngo wabikuye ikuzimu, kugira neza nabyo byajemo agatotsi, ugize icyaguhesha arakutaranga, uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we, uwishimye uyu munsi ejo bababaye, uwabyaye n'utabyaye bararira, umubwire n'umukene ntibanyuzwe, nutarigeza hemuka akiri muto, ari guhemuka ashaje yebabawe. Ibibi nibyo byinshi kuruta ibyiza, abababaye nibo benshi kuruta abishimye. Reka nkugire inama kandi yagufasha, nubabazwe n'uko isi itaguhiriye, umuntu wese agendana n'ibimuhiga, nugenda ukagaruka ujya ushima Imana, isi wayishaka ko nta mahoro wagira, witsinda n'uguhora wihangana, nuko rero ikure mu mubabaro, utandukanye umubiri wawe n'ibibi, bikuve mu mutima bijye kure yawe, ukizwe neza kandi usenga ubudasiba, naho ibyo bindi ubona byose n'ubusa, ikibirusha agaciro n'ubugingo buhoraho. Uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Ndabisubiramo, uretse gukizwa nk'abajya mu ijuru, umuntu wese akita ku iherezo rye, ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi by'iyi si naho byatugeza n'ukuri. By'inyatsi babeshya nuko ubwo rero hagombaga kuzinduka umuntu wagombaga kuza afite sekateri ni kiriya gikoresho kimeze nk'umukasi munini bacongesha indabo, afite na kupa nk'umuntu ugiye gushaka akazi, akanyura hahandi bashungereye bareba biriya bintu, akabumvisha ko ibyo bintu abizi, hari aho abizi ndetse azi n'umuvuzi wavuye uwo bari babiroze, bagahamagara jewe muvuzi, kandi nari niyicariye mu kabari kitwaga Rayon Sport hariya munsi ya Esperanza, ndimo ninywera rwose icyo kunywa, hari hadutse inzoga yitwaga taramuka yinywa ikaguhira mu nda, uyinywa iryohereye ariko ikaza kuguhira, ariko Imana irahambaye, Imana ni umukozi w'umuhanga. Nuko barampamagara mbabwira ukuntu ndi ibyumba bagomba kohereza tagisi vatiri, barayohereza rwose, narayifashe ya bitatu imvana kuri Rayon Sport njyana mu Gihubira. Nuko ndangije umugabo turagenda tumukenyezi y'agakara, turamubwira tuti ibi birozi, ubwo nari nirabyingwa
nambaye ishabure. Uyu mudekorateri nimvuga ishabure warazizi, biriya myenda bahire baha abantu babyina n'indengera, nambaye amariba nirabyingwa, nashatse icyotero. Hari icyotero abari hano wenda basengera muri kiliziya Katolika bambabarire, kiriya cyotezo bajya bashyiramo ububane batera ku minsi mikuru. Nari nagishatse ngifite, nashyizemo rwose urucumbeko, mfite imvumba, mfite uruhago rurimo ibintu bya supadipe by'imituku bya Coca-Cola. Nari nashatse imibazi n'imyisheke, shaka imibirizi, shaka imyishwa, shaka ibintu byinshi. Mvuga amagambo nkavuga ni yewe nkavuga ukuntu ndi wo kwa Mibambwe wa mbere se Karongoro, nkaza nkavuga ibintu mbese byumvikana ko ndi umupfumu. Baryangombe ry'ababinga ba Nyundo baba we mwabantu ibinyoma biragwira, ariko byaje kurya birakora, byarakoze turayarya. Ikintu kijya kimbabaza n'ubu tuyeze guhura avuga ati shawu reka nkubwire ububi bwawe wankoreye. Namumajije iminsi yo ibiri hanze, atinjira mu nzu izuba rimwicira hanze, imvura imunyagira, agenda ndyamye mu madiva ntaguze. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, Yesu ashimwe cyane. Imana ni umukozi w'umuhanga. Urumva ubwo ngubwo nagaragaje ndababwira ntibaza n'amafaranga yose bafite mu nzu ab'igitambo, twabaza 170 ibiceri bitarimwo, ndayapfunyika. Ndangije kuyapfunyika, ubundi biriya bintu by'ubutubuzi nubwo babeshya ngo batera imiti ntayo kuko ni umurimo ukora utari umwe, ni siyasa. Umuntu akakwica mu bwonko, ubwonko bwawe akabanza akabuvana akabugeza i Nyamata, yamara kubugeza i Nyamata akakugarura igahanga, akabara gushyikiriye. Mu gihe ukimangamanga wibaza ibiryo, hakahita haza undi muntu uhita usongamo amagambo atuma wemera, ukemera noneho nkakuyobora. Rero wabaga ufite igitabo, urareba iki gitabo ni icyatsi, ugabata nk'iki gitabo ufite igitambaro, mu by'ukuri wafashe igitambaro nkapfunyikamo ibintu ahangaha nkabikora tutari kumwe, ibindi nabyo nkabipfunyika ureba mu gitambaro bisa. Wa wundi araza akakurangaza nkahita nkora ahangaha, nkahita nzana cya kindi nkagishyiramo, nkaza kukwicona wowe ukakijyana uzi nagipfunyitse. Harimo amafaranga warebaga, nayapfunyitse ureba ukanuye amaso, none urayajyanye usanze ni impapuro. Ati barantuburiye. Bagutuburiye bati? Nta kugutuburira, nta guhari, ntako nuko. Noneho rero iyo siyasa, ayo mafaranga ndayatwikana na wa mushwi w'inkoko na cya gikeri nyamabondo nyatwikana na ya nzoka. Nuko mu kuba cya gikeri rero kimaze gukubitwa n'umunyotwe w'umuriro wa esase twagishyizeho kiraturika, batabazimu baraturitse. Ubu ndabomunganishije baragiye habe kuzagaruka cyahe byo kajya. Nuko umuntu tumwiba amafaranga ye turayarya. Muri icyo gico cyo kumva izo nkuru, umudamu umwe araza ati numvise kuri umurozi kigenderwa, ati mfite umuntu ushaka kunyicira. Ndamwica mwirahiri, ndamwica mwirahiri. Ati mfite umuntu ushaka kwica, mbwira amafaranga nuramba 500. Ati ndaguhamagana n'umwica apfe bamuhambe. No yani simwica ahubwo yame musaze asare yiruke ku gahinga. Ama 200 by'avance. Ndagenda nshaka wa muntu yashakaga kwica, ndamubwira nti gura ubuzima bwawe, gura ubuzima bwawe, dore bimeze gutya, urashaka kwicwa ku mpamvu iyi niyi, none niba ushaka kubaho gura ubuzima bwawe. Tuvugana 200 arayama. Akiyama ndamubwira ntugiye gusara ibyumweru 2, usare ku gahinga ry'imyanda, wambara ubusa, wiruke ku gahinga. Nyuma y'ibyumweru 2 nushaka uzatorongerwaho uzajya ntiyandeba, kugira ngo wa wundi abone ko umusazi we yasaze. Amafaranga umusazi amaze gusara bya nyirarureshwa, ayasigaye barayama, nayo turayarya. Mu by'ukuri Imana ni umukozi w'umuhanga. Mbere yuko twakira Claude, twakiriye umukozi w'Imana umuhanzi Sirasi arahageze, nubwo atararuhuka. Karibu tumwakira n'amashyi menshi. Hanyuma tumuhaye turuka Bugesera. Ubwo mwanya bampaye w'indirimbo 2, imwe yitwa Yesu niwe umara inyota, nta kindi. Hanyuma ndahita mvuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Karibu.
abafite amasimu yakomeye. Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Muze ngwiki Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, Yesu ngo zacu ugasanga ari sawa. umva Ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano, ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu, bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa. Yo ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano w'abantu, ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu, bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusa. Yo mbabaze Kanyanga imara inyota hehe, urumogi cyangwa muri ture, ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo ko bitesha umutwe. Kanyanga imara inyota hehe, urumogi cyangwa muri ture, ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo ko bitesha umutwe. ahubwo Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. Yesu ni umara inyota, atanga amahoro n'imiza, atuma tubana n'inshuti, ngo zacu ugasanga ari sawa. nimumwongera amashyi. Uwari mwe yahinduka nabi, bimushyira muri swingi akangirika, bimukura mu cyubahiro akwiye. Uwari umugabo akaba ikigwari, bimutera umutima mubi, akarangwa no gukora amarorerwa, gukubita no gukomeretsa, guhohotera igitsina gore. Uwabinyweye nisimbikangwa, ntakinatinya rusha inyamaswa, ntatinya kwica ntakizatere.